wanataja magari, wengine wanataja mafarasi, bali sisi tunanitaja hiyo jina la Bwana. Hawa wanataja magari, wengine wanataja mafarasi, bali sisi tunanitaja hilo jina la Bwana. Nitawale sasa na hata milele Bwana. Overpower me the way that you really desire. Arangunda ndabizi arangunda kandanyitaho. Wari wakunda umukobwa? Oya, ahubwo kugira ngo mukunde warankunda. Uba wiyumva gute man umukobwa ari kugutereta? Yeah. Yesu inshuti magara kandi ko gatwitaho. Yego. Kubera iki wahisemo kwandika indirimbo kavuga ngo Yesu ni inshuti magara naho bidahagije reka byibutse n'abantu kari inshuti magara? Ya hari nk'ibintu ushobora kunyuramo ibigeragezo, inshuti zikakuvaho, ubundi hari ikintu bita inshuti mababi n'inshuti magara. Indi ni mababi, inshuti mababi n'inshuti magara. Akaramba kuye man. Inshuti mababi buriya niyo inshuti mababi wibuka mu buzima bwawe. Yes, so some people reka nizere ko mumeze fresh wherever you are mu Rwanda cyangwa se abroad. It is what it is, no matter what. N'umuhungu wanyu kuri Peto TV show tubazanira abasani benshi bari talented n'abandi bantu kugira ngo twiganirire nyine tugere vibes. Murabizi ko muri iki gihe umuntu agomba gufata umwanya wo kumva ibitekerezo by'abandi bantu just kugira ngo nyine dutere imbere, twuzuzanye n'ibindi byinshi cyane kandi byiza. Mwebwe muri mu Rwanda cyangwa se hakurya hari ibwota amasimbi, mwumve ko mbasuhuje kandi cyane. Kuri screen muri kubona The Bunnyman. Yeah. How are you, bro? Fine. Uririmba gospel? Yeah. Nago birunguye. Ukora nati ukuru wambaye like nka Israel mbonye fresh agakweto dusocks. Nibyo. Yeah. Okay. Na ibaze nyine ko bizatisha kuririmba gospel. Are you good? I'm good. Anishimiye kwakira. Ya nanjye nishimiye kubasanga. Yego. Gutunganya ubwanwa bigusaba nk'iminota ingana? Ntabwo ari byinshi cyane, ntabwo ari byinshi. Yego. Nk'umuhanzi rero twakire kuri Peto TV show. Numva watangira udukubita tu imirongo none ariko ntabwo ari gukubita. Reka tujye muri gospel. Numva watangira uturirimbira imirongo y'Imana. Yanjye cyangwa kabanda k'Imana. Akarimbo k'Imana tu kugira ngo abantu bakwandastandinge bumve ijwi ryawe, bumve ubutumwa bwiza bw'Imana. Let's go. Okay, hari akaririmbo ka Ambassador nkunda. Nubwo nibuka izina ryako ntacyo kankaririmbe. Yeah, let's go. Hari byinshi uhura nabyo bikababaza umutima wawe, wasubiza amasi uvuye bikagukomeretsa umutima, kubaho ukumva ntacyo bikikumariye, urababaye nshuti, ibyo unyuramo biruhije nshuti, n'iby'igihe gitoya n'ibihoraho, ntibigatume uteshuka ngo ureke Imana, Imana idahemuka jya uyizera. Man, ufite ijwi ryiza man. Yeah. Kuki se uhitamo kuri indirimbo ya Ambassador? Ambassador ni korali nkunda cyane. Kandi nakuze nyumva, kandi ndakeka no mu Rwanda hafi no ku isi yose barayizi, n'ibihangano byayo ni byiza cyane, bifasha benshi. Uri umudive? Yego. Oh Maranatha bro. Mwami Yesu araje. Nanjye bura inshuti z'abadive. No, hari ukuntu bahita bavuga iyo uvuze ngo Maranatha, uvuga ngo Umwami Yesu araje. nawe ugahita wongera ngo umwami Yesu araje, ugahita wongera ngavuga ngo Maranatha.
Maranatha. Umwami Yesu araje. Umwami Yesu araje. Maranatha. It's gonna be ngize umudive. Isabato isobanura gute? Isabato isobanura nk'umunsi mwiza wo kuruhuka kandi wejejwe n'Imana. Yego ndakeka ibyo ngibyo bihagije cyane. Yego. Ku isabato birashoboka ko ubonye umuntu wakoze impanuka wamujyana ku bitaro? Uramutwara. Uramufasha rwose cyane. Wacuruza ku isabato? Oya. Byo ntabwo byemewe. Ubundi ku isabato wari umunsi w'ibyishimo, ukanezerwa, yego ugasura abarwayi, ugasura inshuti. Yego. That is nice. Ndanezerewe kubona hakiriye umuntu uririmba gospel. Ariko mise nibaza mu ndirimbo zawe niba ufata umwanya ukandika wandika indirimbo zigenda nk'izi z'abadive cyangwa just wafashe indi line yo kwandika mu buryo bwawe? Ntago zigenda nk'iz'abadive. Twagiye rero sasa duhereze uniqueness yawe tu. Hari indirimbo mfite bita Inshuti Magara. Inshuti Magara. Ako indirimbo mfite iri kuri YouTube? Iri kuri YouTube cyane. Yitwa ngwiki yo? Yitwa Inshuti Magara. Indirimbo yitwa Inshuti Magara. Izina ni Eliandi. By Eliandi. Eliandi. ELIAND. Eliandi. That is nice. Iyo ndirimbo ntago turirimbiraho gatoya just nta kibazo. Iravuga ngo ni inshuti magara andutira inshuti amagana mu makosa na nyamagana aharanira guhanagura uyu mutima ni unkomeza ibyo nibaza byose akabisubiza. Arankunda Yesu ndi muri we mbona ubugingo niho mbonera umutuzo niwe nshuti magara. Magara kumana nanjye nyobora inzira ndakwizeye. Magara gumana nanjye nyobora inzira ndakwizeye. Arankunda Yesu arankunda kandi anyitaho. Arankunda ndabizi arankunda kandi anyitaho. Yesu inshuti magara kandi ko katwitaho. Yego. Kubera iki wahisemo kwandika indirimbo kavuga ngo Yesu ni inshuti magara naho bidahagije reka byibutse n'abantu kari inshuti magara? Hari nk'ibintu ushobora kunyuramo ibigeragezo inshuti zikakuvaho. Ubundi hari ikintu bita inshuti mababi n'inshuti magara. Indi ni mababi? Inshuti mababi n'inshuti magara. Inshuti mababi buriya niyo inshuti mababi wibuka mu buzima bwawe. Ubundi kuri iyi si hari tugira abantu ubundi nabo benshi inshuti mababi ugera mu bibazo ikagusiga ikaguruka ukagira ngo nta nubwo zanakumenya. Ni benshi kabisa cyane. Rero naravuze ati ariko n'igihe usanga ibyo bibazo warabyiteye waranabatengushye. Reka buri niyo wamutenguha ariko ari inshuti magara ibyo ari byo byose aragaruka inyuma mukongera mukabana mugakomezanya. Mushobora gusabana imbabazi bikarangira ariko inshuti mababi iraguhemukira ikagenda igiye niyo wanayihemu direct. Mu muziki wa gospel cyangwa se umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana dufite abahanzi benshi batandukanye. Nawe urimo uranabikurikirana of course umunsi ku wundi? Ni gake cyane. Bikurikirana gake kandi umuhanzi ndacyari umunyeshuri nubwo mbona gutya ko ndacyari umunyeshuri. Ubibuza gute kuririmba no kubura umuhanzi bro? Ubundi kenshi mbikora mu gifungo. Twatashye twagiye mu rugo nibwo ngira gutya nkahita nandika akaririmbo nkahita njya gasohora. Yego. Ariko biragoye kweli? Biba bigoye. Urumva bisaba no kuba ufite akazi ku ruhande? Bisaba kuba ufite akazi ariko nanone hari ukuntu ababyeyi iyo babona ibintu birimo neza kandi ukabikora ubikunze unakijijwe cyane nta mpamvu yo kuba batagushyigikira mu. Ariko abantu musenga mwemera gukoresha agakingirizo?
si ukwirinda ni ukwirinda ariko atari ku isabato atari ku isabato. wamenye gukoresha agakingirizo ufite imyaka ingahe? Njye ntabwo ndagakoreshaho. Ndavuga kubimenya uko bagakoresha cyangwa wamenye uko agakingirizo gakoreshwa ufite imyaka ingahe? Nari ndi nko mu wa 3 primaire. Nuwa ngo ubu washobora kugakoresha? Oya, byasaba ko mbanza nkasakinga nkamenya ngo bagakoresha bate. Okay. Mu muziki nyarwanda tunahagaruke kwa ko niho turi, nta nubwo twapfa kubivamo. Here to stay kabisa. Ubwo wenda nakubaza mu muziki isanzwe abantu barahura n'ibibazo kweri, itangazamakuru iki bintu byinshi bibagonga mu buryo bwo kwamaza ibihangano byabo, bitandukaniye na gospel. Ura rero gospel buriya abantu benshi nubwo gospel zihari ariko ntabwo bazikunda cyane, kandi arizo ziri hiti mu Rwanda mano. Siko ba Dorcas bari hiti, ziri hiti bambonye ziri hiti pe. Ariko nanone bisaba ngo utayikoreye promotion ntibibaho. Izo mbogamizi rero muzi eliminatinga gute? Izo mbogamizi zibaho cyane cyane ndetse ariko nanone uragerageza buryo ki ubona akayira ugashaka ahantu sesera ugapfunda umutwe ugakubita ariya ngo gupfundikanya se ugapfundikanya ariko kugira ngo ubone ko abantu bakumva igihangano cyawe kandi kikabafasha. None se birumvikana biba bisaba nyine gushyiramo imbaraga ugasunikiriza, ariko si nkawe nk'umuntu urimba gospel ni kihe kintu ubona byibuze kizatuma uba successful mu bintu byawe by'umwihariko muziki? Ikintu kizatuma nyine ugera ku nzozi zawe tu ubu ngubu ikintu kiriho biramutse bibaye ngombwa ko mbona uko nagera ahantu haba hari ibitaramo, ariko mu biroroshye wajya muri church. Muri church urumva nk'ukuntu ubu ngubu bafunze, urumva church zaragabanyutse, naho wabona ujya muri church hari igihe bataguha umwanya bitewe na gahunda baba basizeho. Ariko wajya nko muri choir tu, no muri choir ujyamo ukaririmba, nk'ubu ngubu nyirimo nanjye ndi umukorara. That is nice. Sasa dufite bambonyi ba Dorcas, ariko hari umutive dufite uri up. Barahari nubwo abantu batabakurikirana cyane nk'abitwa ba Elia, nabo bagiye bava mu makorari yabo bazamuka. Hari n'undi bita ngo ni Vumilia, sinzi niba ukaza, afite akaririmbo keza cyane nkunda, keza cyane. Akaririmbo ka Vumilia na uzina karavuga ngo onjyanisha kaho impamvu yatumye unkunda, nkayibura nkibaza icyo ujya unca nkakibura, ko nacyo ujya uheraho ngundwaneho. Yesu wanciye iki kw'imigisha yawe yangezeho, mu buryo nge niyumvishaga yebabawe ko nanjye bindenze ibyo unkorera, mfite ijambo rimwe ry'imvamutima, warakoze. Karirimbo ni keza kwa. Keza cyane. Yitwa Vumilia. Bamwita Vumilia. Ajya nkunda indirimbo za gospel cyane. Hari indirimbo ya Vincent na Dorcas waturirimbira? Cyosiga ya ndirimbo y'Igiswahili nayo nyiziho gatoya. Ira ndirimbo y'Igiswahili yabo yitwa ngo iki? Kangaririmbe wumve. Yebo.
nitawale. Unajua kwamba mimi ni wako, unanipenda tena sana. Nuru yako mimi nitoa gizani, sitaogopa kamwe. Najua kwamba mimi ni wako, unanipenda tena sana. Nuru yako mimi nitoa gizani, sitaogopa kamwe. Nitawale sasa na hata milele Bwana. Overpower me the way that you desire. Natamani kuongozwa na mkono wako wenye nguvu. Breathe your fresh wind. Yebo 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 chest, yebo yebo chest, yebo yebo ngitina wena. Yebo yebo chest, yebo yebo chest, yebo yebo ngitina wena. Hawa wanataja magari, wengine wanataja mafarasi, bali sisi tunanitaja hiyo jina la Bwana. Hawa wanataja magari, wengine wanataja mafarasi, bali sisi tunanitaja hilo jina la Bwana. Nitawale sasa na hata milele Bwana. Overpower me the way that you desire. Man bro, niba nyiririmbye nayo batwihanganire. No, just uyiririmbye neza. Very nice. Yeah. Indirimbo ifite views zingahe kuri YouTube? Nshuti magara imaze amezi 9, ifite 41,000. Inshuti no, urumva ni byinshi kwe. Yeah, ni byinshi pe, ni byinshi cyane. Umuntu urimba Sekila yagize 40 ashaka itagara. Nyine aba yamaze kwandika izina iri ku Spotify whatever. Iriho hose kuri YouTube, kuri Facebook, wandika inshuti magara igahitiza. Man, iyo ndirimbo ni nziza tu. Nje ndumva bro, congratulations. Yeah, merci. Uko indirimbo yagize 40 nta mwanya ufite wo guhagarara tu. Nta mwanya habe. Ahubwo just shaka nka connection nk'abaniga bari bategura ibitaramo. Kuki uta approachinze Nuza? Jundi Nuza wari kumwa approachinga uriya bamwita Ben na Chance. Why? Ikibazo ni communication yabona ibigoye, urumva nago wapfa kubabona. Naho ni nk'imboneka rimwe muri make. Baboneka gake. Nyine ndagigira kugigira rwo nago bibura. Nje ubanzanira uko ndi umunyamakuru nyine nundi abanye. Wowe kubera yuko baraza gutya mugahura mugahorana yego. Cyangwa bakabona ibiboro byabo nyine nawe urayipusha. Bakabona urayipushinga. Nawe rero ushaka ikintu bazakungukiraho. Like nk'ahantu bari nka studio bari kodingiramo ukaba yizi ku byo wazahagera, ukabanza ko inshuti no mu producer ubwo ati nababekingira nyine ugashaka ikintu kiratuma nje mani buriya nira ndirimbo yanjye Emivox yigeze kuza, sinzi niba muze Emivox yigeze kuza asanga ndimo kwirecordinga ati mwana akaririmbo ni keza, ati ni ikindi kintu ni keza kabisa. Congratulation ndavuga ati nawe wicisha bugufi. Nicisha bugufi. Ariko nibyo nje numva ariyo nama naguha no gukomeza gukora of course. Nk'umuntu wagize 40 ntago bagomba gucika intege. Ubu nguza abantu ufite we inspira, uza abantu bajya kuryama bakabanza kumva indirimbo yawe. Barari ni benshi cyane, yambana ama comment, udu challenge. Yego. Congratulations big brother. Nko kuri TikTok. Use kuri TikTok niba igejeje 800 naza abantu bayikoresheje muri challenge. Urumva ko iri mu kazi kabisa. That is nice. Uri ku expecting iki ku bijyanye no gukora imiziki, abantu bakwitege gute? Umva mbabwire muntu urimo kundeba unyitege, mfite byinshi pe, mfite indirimbo nyinshi zirimo muri studio. Ndashaka ngo twafunguye ngiye gusubira ku ishuri, ariko ndashaka gusubira ku ishuri nsize hanze. Wiga hagana
nigaho bita Technical muri Nyagatare. Nyagatare Yego, mu burasirazuba. Ni secondary university? Ni secondary. Yego. Uracyari muto kwa? Yeah. Secondary. Yego. Mwakangahe? S5. S5 man, Yeah. umanaginga gute kugira hit imeze gutyo none uri mu kigo? Mbarumva bigoye. Ewana nyine uca n'ahantu waba urimo kugenda cyangwa n'aba ndi kwishura abana ngo dore Eliandi ngo dore Eliandi ngo mani ngo uratega ngo naye ati cyane rwose. Ewana tumusitari nkawe tuwamaye agafoto. Kandi nge bikantera n'isoni kubera yuko ntago ndabyakira muri makego. Just no muri secondary biri massive. Bure nko muri university abenshi abahanzi benshi biga mu university nta ribi ariko secondary nde ndumva biri massive kwere. Biba bikaze cyane. Uri kwiga ibijyanye n'iki? Niga ibijyanye na accounting. And nakwifuriza kuzatsinda aho batukomeza muri university. Yego. Byaba ari byiza kwere cause umuhanzi ufite ubumenyi ni ikintu kidasanzwe. Wari wakunda umukobwa? Oya. Ahubwo kugira ngo mukunde warankunda. Uba wiyumva gute man? Umukobwa ari kugutereta? Ariko no. Man, wumva ari ibintu birenze. Aho zikubona umutipe ukabona baragucaho bakakureba ukabona raje mu gitondo ukigera ku ishuri service ati ejo watashye gute ese waraye ute Jesus ko gati God, this is too much like sana. Rani gusa ni byiza komeza utera imbere. Yego. Urumva wachivinze ikintu kinini ukiri muto and ngo hari byinshi byo guhereza abanyarwanda no matter what no matter how kandi byiza. Yego. Abantu mugende mu subscribing kuri platform ze mu following kandi ntabwo azabatenguha kwe anabatengushye nta nubwo yatenguha Imana yamuhaye impano. Kareka ntabwo bibaho. Wenda nk'umuntu urimba sekira ashobora kubatenguha ariko indirimbo z'Imana byo biragoye. Iby'Imana byo bifashijwemo n'Imana kandi cyane cyane iyo usenga urumva nta kabuza ibintu bigomba gukorwa bigakundwa kire kutabishyizeho umutima muri make. Ndumva twasoza ikiganiro cyane ko twamaze guha abantu imiziki ariko umaze kwandika indirimbo zingahe tujya gusoza wenda? Ubu ngubu maze gusohora ebyiri. Hariyo bita iri inshuti magara na imaze kugira 40 yego. Hakabaho hari n'indi maze ukwezi bita narahiriwe ifite ibihumbi. Iyo nagirageza mu bihumbi yegira cyari hasi 10,15. Oya. Nukwira kitazamutse. Sinzi impamvu itazamutse gusa. How? Kuki utasenze ngo tubwire dushyira amavasi? Sinzi Satani yayigiyemo kandi ari Imana. Ariko byose ni Imana. Iyo bize bizagenda neza. Yita narahiriwe. Ariko ndaza kugukoresha interview. Ndagukoresha interview. Wiga muri secondaire? Yego. Ndaza kugukoresha interview unyibutse kuri phone. Kuri Radio Salus. Naho hari bazo ndakubaza kwere. Nta kibazo. Uze kunyibutse kerekane niba ariko ubwo tuzongera kuvugana. Nta kibazo. Ejo nka saa 8. Uzanyibutse ejo nka saa 8. Umaze gushyira indirimbo ebyiri. Inshuti magara n'indirimbo yitwa Narahiriwe ituririmbira abantu bayumva bajye no kwireba of course maze igihe gito. Abantu bakeneye kuyumva. Let's go. Nega amatwi unyumve nkubwira amagambo yuzuye ku mutima aka karirimbo kakubwira buri kimwe ko mfite amahoro kuko ngufite narahiriwe mu buzima kuva nakuronka ubuzima bwarahindutse kuva nakuronka
amateka yarahindutse ntabwo nyirira ntabwo nyirira ntabwo nyirira turi kumwe naho nava naho najya aho utari namarira naho nava naho najya aho utari nta buzima yawe ni Yesu navugaga mani ya iyo ni Imana navugaga I think ko utakoze promotion ya ntago nigeze nyikora cyane kuko urumva nari ndi ku mashuri yasoze uri ku ishuri yego cyo cyabiteye ntuzongere no gukora iryo kosa nta muntu wari unakubereye oya nta management kuri icyo wakoze mu makosa ma ya sinzi nyine ni ibintu video nari ndi ku ishuri rero ukuntu byagenze mfite na video nagiye ku ishuri nira phone umwarimu ndagatizana ndebe ukuntu bimeze noneho mpita njyaho ndavuga nsanga amakomenti menshi avuga ati nidirimbire urumva inshuti magara yari imaze amezi 8 7 ndavuga se abantu si bari bujye no ndazimyira ati kamfatirane nyishyireho nubwo ndi ku ishuri nuko byaje nyishyizeho nyine na ariko yego ninde wakoze distribution ni wowe oya ubwo ntabwo uri kuri platform zose I think bitewe ko nyine ntago nari mari ntago nigeze nyikurikirana iyo ngiyo bakoze distribution ya mbere inshuti magara ninde wakora distribution ni muri Moriox kuki utongeye kumurabura se ni muri Moriox sinzi niba uyizira Moriox Kid ira Moriox Media warakosheje bra warakweye akaza rero nta nubwo warenganya indirimbo kuko ni nziza ariko man wese mu buryo utateguye wakoze amakosa kandi indirimbo ni ikintu kiremereye kiba ikintu kiremereye cyane abantu bagiye gusohora indirimbo byibuze nka team bisaba guhagarara bakagenda hariya bafite amatelefone y'abanyamakuru batandukanye bakagenda babahamagara aba influencers bakabaha bro nk'iminsi 2 gashira utapfa kubona management yasohoye indirimbo uzare nk'igemero dasohora pom pom ni muri secular ariko after dropping ntago bigeze batuza baba bakoze groupe y'abanyamakuru bagera muri 300 400 bati yo mu gikore kano karingi ko Kigali bahitana kandi akanyenyeri buri muntu ahita mushyira amafaranga vuvu gusa that is nice ubwo bimenye next tuzabikosora ndabikosora nta Spotify akiriwe inshuti magara wayishyizeho nyuma ariko iriho hose oya apana inshuti magara narahire nayiriho ubu wabwire ujye kwishura ubikoze nayiriho ndagiye mbikoze bakore distribution yego birabarisaba cyane dusoze babwire platform zawe babwire ikintu kikuri ku mutima yego just ikintu nababwira bagende bari indirimbo zawe imbuga nkoresha YouTube nauze ni Eliandi ELIAND Kinyarwanda ni R ndende I na A na D Eliandi yego kuri YouTube Facebook ni Eliandi naho Eliandi yego na Instagram ni Eliandi na TikTok ni Eliandi Audiomack ni Eliandi hose kinero nsaba abafana ndabakunda namwe mukomeze munyereke urukundo kugira ngo ndusheho kuba korera ibintu byiza kandi bifite ireme bizahoraho yego nimunyereke urukundo rwanyu yazactivatinga hanyuma nanjye nzamuke yego thank you so much thank you